Ndabashuje mwese bene data bavandimwe nkunda namwe inshuti namwe mwese muri bwumve iyi message mwese ndambuye ikiganza mbakira kuri uyu munsi wa none uyu munsi mwiza uyu munsi wo kuwa mbere itariki ya 12 z'ukwa karindwi 2021 muri kumwe na Jose kuri iki kiganiro cy'ijambo ry'umunsi. Uyu munsi Imana yampaye amagambo meza cyane idushakaho y'ubushake bwayo mu buzima bwacu bwa Gikristo bwa buri munsi ngira ngo dufatanye. Aya magambo ni amagambo y'ingenzi atatu. Ijambo rimwe riravuga ngo mwishime iteka. Irya kabiri rikatubwira ngo musenge ubudasiba. Irindi rya gatatu rikatubwira ngo mu bibaho byose muhore mushima kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Aya magambo rero turayasanga mu Batesalonike ba mbere ibice 5 ni guhera ku murongo wa 16 kugeza kwa 18. Ibi bintu bitatu by'ingenzi mwene data nagira ngo dufatanye kubitekerezaho mbere yuko dukomeza tureba ikimana ishaka kuri aya magambo. Nagira ngo dusenge dusaba Umwuka Wera abari we aza adukore ku mitima, abari wo aza atwigishe kuko niwe mwigisha twahawe nge nawe. Reka dusenge. Mana turagushimye ko waduhaye ijambo ryawe. Ijambo ryawe ntabwo ryoroshye kuryumva ariko turagushimye ko dufite Umwuka Wera tumuhaye karibu muri aka kanya kugira ngo bari we uza atwigisha aridusobanurire kandi turigenderemo ritugire umumaro kuko ari cyo ushaka. Byose mbisabye mu izina rya Yesu umwami wacu, amina. Nshuti zanjye bavandimwe, katwongere twiyibutse izi ngingo 3 zikomeye z'ingenzi ku Mana. Iya mbere ni ngo mwishime iteka. Mwene data dutekereze, Imana iragushakaho kwishima iteka ryose. Niko biri nk'umukristo uvugishije ukuri wisuzumye muri wowe uhora wishimye iteka ryose, uhora unezerewe mu bibaho byose kandi ngo mwishime iteka ryose. Ngo ubwo n'ubushake bw'Imana n'ikimana idushakaho wowe nanjye mwene data guhera uyu munsi wa none ngo twishime iteka ryose. Biroroshye se? Ntabwo byoroshye guhora tunezerewe ariko n'ikimana ishaka. Kandi kunezerwa ni navuga ngo ni rumwe mu rubuto rw'Umwuka Wera kuko dufite imbuto z'Umwuka Wera abantu bagomba kutubonaho, bagomba kudusoromaho. Turi inzandiko zisomwa n'abantu bose. Waba ufite ibibazo bikomeye, waba urwaye, waba uri mu bukene, Imana iragushakaho guhora wishimye, wowe unezerewe muri byose. Icyo nikishakaho nikigushakaho, nibwo bushake bwayo wowe mu Kristo. Niyo mpamvu usanga abantu b'Imana banezerewe. Abantu b'Imana nyakuri usanga banezerewe naho babuze ababo, naho bageze mu bikomeye. Usanga banezerewe bashimye kuko hari igituma banezerwa. Ubu ni ubushake bw'Imana kandi Imana iravuga ati mwishime iteka. Itwifuriza guhora twishimye kandi ngo mu bwami bw'Imana ho tugana mu ijuru abantu bahora bishimye. Abamarayika bahora banezerewe Imana bayihimbaza. Nitugera mu ijuru nta mibabaro, tuzahora twishimye. Niyo mpamvu Imana ivuga iti mutangire hano ku isi muhora mwishimye, mwishime iteka. Icyo nicyo idushakaho, nicyo twifuriza. Ni byiza cyane guhora umuntu yishimye anezerewe. Dufite umwanzi uhora uturwanya atuzana ibidusubiza inyuma kuko yanga ubushake bw'Imana ko butugeraho, akatuzanira ibitubabaza, akatuzanira ibituma tutishima, ugasanga umuntu arababaye. Ariko Imana ubushake bwayo ni uko ishaka ko we nanjye twihaye Imana, twitwa abakristo, twavutse ubwa kabiri, duhora twishimye mu bintu byose. Imana itugirire neza. Ngo musenge ubudasiba. Gusenga ubudasiba ntabwo ari ikintu cyoroshye. Hari igihe umuntu abyuka nabi, hari igihe umuntu yumva afite intege nke, hari igihe Imana igukangura na mu gitondo cyakare ukumva ukunze igitotsi, kumva urananiwe, kumva urakonje, ariko Imana iravuga iti musenge ubudasiba. Hari impamvu ibidushakaho, ntabwo Imana ipfa kuvuga. Ubu ni ubushake bwayo, irashaka ko dusenga ubudasiba kuko nibyo bidukwiriye. Gusenga ni ubuzima, gusenga ni urufunguzo, gusenga ni imibereho, gusenga ni by'igiciro kuko nukuganira na Data. Ntabwo wabaho utaganira n'umukunzi wawe, ntabwo wabaho utaganira n'ababyeyi bawe n'inshuti yawe. Burya si byiza, nihazamo umupaka, nihazamo
kuba hazemo urusika, utakiganira n'umukunzi wawe, utakiganira n'umugabo wawe, utakiganira n'abana bawe, utakiganira n'abo muri kumwe, n'abo mubana, n'ababyeyi bawe, ujye umenya ko hari ikibazo. Niyo mpamvu Imana ivuga ati musenga ubudasiba. Gusenga ubudasiba, gusenga ni ikiganiro. Ni ukuvuga ngo Imana ishaka ko tuyegera buri munsi, ishaka ko dusenga buri munsi, ishaka ko tuganira nayo buri munsi, kuko niho ubutunzi buturuka. Amen. Niho ibyiza bituruka kuri Data, niho tubonera umugisha, niho umunezero dushakaho, niho tuwukura. Iyo utaganiriye n'Imana wizera so mu ijuru, iyo utasenze ngo uganire na so, uganire na Yesu, uganire n'Umwuka we, uganire nawo mu ijuru, burya uba wahombye cyane. Niyo mpamvu Data wa twese yaduhaye ijambo ati musenga ubudasiba. Hari impamvu, niho dukura imbaraga, niho dukura imbaraga zo gukomeza inzira, niho dukura umunezero, niho dukura ibyishimo dushakaho. Amen. Imana ni nziza cyane. Ngo mu bibaho byose, icya gatatu kindi cy'ingenzi adushakaho, Yesu adushakaho, Imana idushakaho, Umwuka Wera badushakaho, abo mu ijuru. Ngo mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Mu bibaho byose duhore dushima. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Iki ni ikintu gikomeye cyane Imana idushakaho. Ntabwo cyoroshye, ariko izadufasha. Dufite umufasha w'Umwuka Wera, kuko Imana yashaka ngo duhore tuyishima. Ntitugere ubwo twiganyira, ntitugere ubwo tuyituka, ntitugere ubwo turambirwa, ntitugere ubwo tuvuga ngo bite, ntitugere ubwo twibaza, ahubwo ngo duhore dushima, kuko niki dushakaho. Guhora tuyishima mu bibaho byose, waba ufite ibibazo, waba urwaye, ubukene, uko nabivuze, uko byaba biri kose, ngo duhore dushima tunezerewe. Ese niko biri? Ibi ni ibibazo Imana ituzaniye umunsi wa none muri iki cyumweru dukwiye kwibaza, kuko nibyo dushakaho kandi ni ingenzi. Icya mbere ngo duhore twishimye iteka, icya kabiri duhore dusenga ubudasiba, icya gatatu mu bibaho byose duhore dushima. Ibi ni ibintu by'ingenzi bene Data. Imana ikomeze ibahe umugisha, mu nsengere. Nanjye ndabibuka nsenze bene Data, dufatanyije urugendo. Namwe ndabasaba ngo mukomeze mu nsengere, kugira ngo muri iki cyumweru twuzuze ibi bintu Imana idushakaho: gushima iteka, gusenga ubudasiba, no guhora dushima mu bibaho byose, kuko ngo ari byo Imana idushakaho muri Yesu Kristo. Abakunda Imana turi kumwe, dukomeze dusabirane. Mbifurije mwese icyumweru cyiza, n'abanyu bose tuzakomeza ubutaha. Be blessed. Bye bye.